Oh, haleluya, haleluya. Turagushimira Mana nkuru mu izina rya Yesu. Turaguhimbaje kuri Mana yera. Uri Imana ikiranuka, izina ryawe nirihimbazwe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru mu mahoro yacu. Ibyiringiro bizima bidakoze isoni. Ibyiringiro by'abagukunda. Ibyiringiro by'abagutegereza. Izina ryawe nirihimbazwe Mwami. Uduhaye umugisha wo kubaho, uduhaye umugisha wo kurama, uduhaye umugisha w'umunsi mushya. Izina ryawe nirihimbazwe. Duhawe impano y'amagara mazima, duhawe impano y'ubuzima. Turagushimiye kuko uri Imana itugeneye kubaho. Izina ryawe nirishimwe. Ntawe ugeza kwiringira ngo mware, ntawe ukoreye ngo akorwe n'isoni ngo amaragurike. Izina ryawe nirishimwe. Buri gihe cyose, buri situwasiyo yose wagiye unyuzamo umuntu wawe, uba ufite impamvu umunyujije muri ibyo bintu yaciyemo. Turagushimiye ko ari ntacyo gupfusa mu byo ukora, waba ufite impamvu kandi ikwiye ya nyayo ituma utunyuza mu nzira tunyuramo. Izina ryawe nirishimwe. Nta munsi n'umwe wigeze udusiga, nta munsi n'umwe wigeze utuma tuba turi twenyine. Turagushimiye ibyiringiro bizima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Iki gitondo nanone turakubonye, uyu munsi nabwo turongeye turakubonye, kuko tubayeho. Ibyashatse kutwica, byahize ubugingo bwacu, byahize imibiri yacu, byahize ubuzima bwacu n'amagara yacu, byari bihari, byari byinshi, ariko waturinze. Izina ryawe nirishimwe. Izina ryawe nirihimbazwe Mwami. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Gitumye turama nuko dufite imigambi myiza, gitumye twongera kubaho nuko tugifite muri gahunda z'ibyo uri bukore. Turagushimiye ko twongeye kuba bizerwa, twongeye kugirirwa icyizere cyo gukomeza kubaho mu buzima. Izina ryawe nirishimwe Mwami. Ndagushimiye ku bwa mwene data turi kumwe muri uyu mwanya. Umuhe umugisha, umugirire neza, mwereke imbabazi zawe, mwereke urukundo rwawe, umwereke kugira neza kwawe, unyuze kugira neza kwawe imbere y'amaso ye, kuko uri Imana itica isezerano. Ndagushimiye ko uri kumwe natwe, ndaguhimbaje ko tugiriye ubuntu. Uyu munsi tuwushyize mu biganza byawe, uweze kandi ubutunganye, tubere umunsi mwiza w'umugisha, amahoro n'umunezero. Urakoze ko uri kumwe natwe mu mahoro yacu, urakoze kutugirira neza. Dufite byinshi twakubwira, dufite byinshi twavugira imbere yawe, ariko tuzi ko byose ubitegekesha ubugwaneza ndetse n'ubwenge burutaho. Urakoze ko ubereye mwiza wo gutegereza bose, mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane inshuti yanjye. Ndagusuje kandi nkwaye ikaze, ndakwiyegereje. Gahunda ni isengesho ry'umunsi nk'ibisanzwe, turi kuri Ntabwoba TV. Imana iguha umugisha wowe udahwema kubana natwe muri gahunda zose za Ntabwoba TV. Inyigisho, amateraniro, ibihe byiza byose bibera kuri Ntabwoba TV, by'umwihariko kubana natwe muri iyi gahunda yitwa isengesho ry'umunsi. Imana ibiguhera umugisha. Ndagira ngo nshimire wamaze gukora subscribe. Imana iguha umugisha utagabanije. Nuko kandi nawe utarayikora, ndagira ngo mbigusabe ukore subscribe. Biroroshye no gukanda aho hantu handitse subscribe cyangwa se s'abonner, ubundi ukaba uduhaye inkunga yawe ikomeye. Ndagira ngo rero nkomeze kukwifuriza ibyiza, nkomeze kukwifuriza amahoro y'Imana, nkomeze kukwifuriza umugisha w'Imana muri iyi gahunda yacu isengesho ry'umunsi. Nuko munkundire tuze gusoma ijambo ry'Imana
hanyuma turisengeremo tuze guhabwa umugisha ku bwaryo. Yego, turasoma Zaburi ya 42 umurongo wa 2. Haranditse ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza mana. Ndagira ngo dusengere muri iyi Zaburi. Nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza mana. Zaburi ya 42 umurongo wa 2. Hari igihe se wari bwabeho ukajya wumva urashaka Imana, kumva ufite umuhati, kumva ufite inyota, kumva umeze nk'umuntu ufite gisunika, umeze nk'ikintu kiri kugusunika, wumva ushaka Imana, ukavuga uti ndaruhuka ari uko ngeze hano nshobora gushinga ivi, cyangwa nshobora kwinjira mu iteraniro, cyangwa nshobora kuzamuka ahantu runaka nkaba imbere y'Imana. Byari bwakubeho? Ndagira ngo twinjire muri iki gihe cyo kwifuza kureba Imana, kwifuza kubana n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyi Zaburi iravuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza, cyangwa se yahagizwa no gushaka amazi cyangwa imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza mana. Nk'uko imparakazi yahagizwe no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza mana. Birashoboka ko wamaze kumenya rwose udashidikanya ko uko uri, aho uri, abo bana nabo, ibyo ubamo, nta kintu cyabaho gihari kindi cyakurengera keretse kwifuza Uwiteka, ukavuga uti nta handi hantu uburengezi ubutabazi bwava keretse Uwiteka waremye ijuru n'isi. Niko umuririmbyi yaririmbye, kandi ni Zaburi n'ubundi yaravuze ngo ndubure amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwavaye mu bimbwire. Ariko igisubizo kiraboneka, kiravuga ngo gutabarwa kwanjye kwava ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe unyura mu bintu, hari igihe uca mu bintu, hari igihe uhura n'ibintu ukavuga utaho naho Imana. Ibi byo ni Imana yagira ikibikoraho. Aho rero niho Zaburi yavuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza mana. Birashoboka ko uvuga uti nta wundi mutabazi mfite, nta wundi murengezi mfite, nta wundi muntu wantabara, simfite ahandi hantu nakura ubutabazi keretse ko Uwiteka waremye ijuru n'isi. Buri munsi bucya wumva hari icyo Imana yakora cyangwa yakoze, bukira wumva utegereje ko Imana igira ikintu ibikoraho. Umutima wawe rero uri kwahagira ushaka Imana, umutima wawe uri kwahagira wifuza Imana, umutima wawe uri kwahagira ushaka kureba imirimo Imana ikora, umutima wawe uri kwahagira utegereje ubutabazi ku Mana kuko ariho bwava. Ndashaka ko dusengana mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Hagira ngo dufate umwanya dusengane mu izina rya Yesu. Uwiteka akugirire ibyo umutima wawe wifuza, ibyo umwifuza bigukorere, ibyo ushaka bari byo akugirira. Ndagira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu. Ufite ukuntu umutima wawe ushaka Imana, uravuga uti nta wundi muntu mfite, nta wundi muntu w'umurengezi nabona, simfite undi muntu wagira icyo abikoraho. Umutima wanjye wahagizwa no gushaka, umutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana. Ndagira ngo dusengane, kugira ngo dufate iki gihe dusenge. Imana ikwihishurire, Imana ikwiyereke, Imana iguhe ibyo umutima wawe wifuza, ibyo uyifuzaho, ibyo uyishakaho, ibyo uyikeneyeho. Imana ibigukorere, Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge, ngo dufate umwanya twinginga Imana. Imana ikugirire neza, uri kwahagira ushaka Imana. Umva nta wundi muntu wagira icyo akumarira, umva nta handi hantu wakura igisubizo. Umutima wawe uri kwahagira nk'uw'imparakazi, umutima wawe uri kwahagira nk'uw'imparakazi ishaka imigezi. Uri kwahagira umeze nk'uw'imparakazi yahagirira mu butayu yagize inyota. Umutima wawe ufite inyota y'icyo Imana yakora, umutima wawe ufite inyota y'icyo Imana yarema,
umutima wawe ufite inyota y'icyo Imana yagukorera, agira ngo dusenge Imana ikumara iyo nyota mu izina rya Yesu. Imana igira icyo ikora, Imana igira ikirema, Imana igikomeze, Imana igisohoze, Imana ibikorere kuyubahisha. Ndagusengeye mu izina rya Yesu. Agira ngo dufate uyu mwanya dusenge Imana. Imana ibigukorera inshuti yanjye, Imana ibikuremere, Imana ibiguhe, Imana ibigusingirize, Imana ibigushyikirize, Imana igusohoze muri icyo gihe cyo kubona ineza yayo. Reka dusenge. Umutima uri kwahagira, urahagizwa no gushaka ineza y'Imana. Umutima uri kwahagira, uri kwahagizwa no gushaka igisubizo kivuye ku Uwiteka. Abantu warabarebye, abantu warabavugishije, abantu warababonye, ariko ntawe kubona igisubizo ukeneye. Imana yonyine niyo ukeneye igisubizo. Imana yonyine niyo ukeneye ubutabazi. Uravuga ngo Mwami, ndabizi ko bombi kugejejeho utabura icyo ubikoraho. Ndagira ngo musengere, ndagira ngo musengere muri uyu mwanya. Imana ibikora mu izina rya Yesu. Dufata akanya dusenga Imana. Umutima wawe urahagiye, umutima wawe ufite inyota. Ufite inyota y'iki? Ufite inyota yo kubona amaso y'Imana, ufite inyota yo kubona imirimo y'Imana, ufite inyota yo gushaka amaso y'Imana, ufite inyota yo gushaka imirimo y'Imana. Mu by'ukuri ugeze igihe kinini ukumbuye igitangaza cyakorwa n'Uwiteka. Uhora wumva ufite ubwuzu, uhora wumva ufite amatsiko, uhora wumva ufite ibinezaneza, utazi ikintu kigiye kubitera. Umutima wawe uri kwahagira, umeze nk'imparakazi zigiye kubona imigezi. Ndagira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu. Urumva ibyishimo byawe bisa n'iby'aba bandi basohoye bava i Babuloni, ngo berekeje amaso yabo ku misozi y'i Siyoni, indirimbo ngo zuzuye ibitabo, bamwenyura, amaso yuzuye amarira, ariko amarira y'ibyishimo. Uri kumva wagira ngo hari ikintu kigutugirije cyenda kuba, cyenda kugusohoraho. Urumva hari neza isa n'iri kubyigana, urumva hari icyugazi cy'ikintu Imana igiye gukora, urumva hari ikintu kikuri hafi, hari igikabwe, hari ikintu kimeze nk'igicucucucu cy'imirimo y'Imana. Ndagira ngo tuyisengere mu izina rya Yesu Kristo. Imana isohoze icyo kintu uri kumva hafi yawe, Imana isohoze icyo kintu uri kwiyumvamo, Imana isohoze icyo kintu umaze iminsi wibwira mu izina rya Yesu Kristo. Imana igisohoze, Imana igisohoze ku buzima bwawe, Imana igisohoze kuri wowe. Amaso yabona ineza y'Imana, amaso yabona agakiza k'Imana, amaso yabona imirimo y'Imana. Ndagusengeye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo icyo gikabwe, ibyo byishimo, uwo munezero usa n'upfunyitse upfunuka muri wowe, utazi ikintu kigiye kuba. Hari igikabwe, hari igitutu cy'ibintu bigiye kuba, hari igitutu cy'ibintu Imana igiye gukora, hari ibintu bigiye guturika, hari ibintu Imana igiye kurema katika jina na Yesu Kristo. Imana irabikora mu izina rya Yesu. Umutima uri kwahagira, urumva ufite ukuntu wifuza imigezi, umeze nk'imparakazi iri kwifuza imigezi. Shaka imigezi yo kugira neza kw'Imana, shaka imigezi yo kugibona imirimo Imana ikora. Nikumeze umutima uri kwahagizwa no kwifuza Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana ikwihishurire, Imana ikwiyereke, Imana ikwiyereke, Imana ikwigaragarize. Dusenge. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana itagira ikinanira na kimwe. Izina ryawe nirihimbazwe Mwami. Kuva aho twabereyeho, amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi. Mu izina rya Yesu twagiye tubona ineza yawe, twagiye twumva imirimo itangaje wakoze. Hariho wakoreye ba sokuruza kera, hariho wakoreye ababakurikiye, hariho wadukoreye natwe abariho none. Tushingiye kuri ibyo turabizi kuri Imana itajya yihisha iteka. Uri Imana yihishura ikaboneka, uri Imana iboneka, uri Imana iboneka, uri Imana iboneka. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimiye amahoro yacu, turagushimiye ibyiringiro bizima, turagushimiye imbaraga zacu, turagushimiye wowe mutanga bugingo. Izina ryawe nirihimbazwe. Uri Imana yibwira kugira icyo ikora, ikagikora kandi ikakirema, yamara ikagikomeza ndetse ikagisohoza. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimiye ibyiringiro bizima, turagushimiye amahoro yacu, turagushimiye rukundo. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye kutatureka, turagushimiye kutaduhana, turagushimiye kutadusigira. Izina ryawe nirishimwe. Iyo imparakazi yagizwa no gushaka cyangwa kwifuza imigezi, iruhuka ari uko igeze ku mazi. Mu izina rya Yesu, natwe imitima yacu uko kuntu bimerera imparakazi yagizwa no kwifuza imigezi, niko imitima yacu imeze, niko imitima yacu imeze. Imeze
itya kubera iki? ni wowe turi kwifuza Mana. Imitima yacu yahagizwa no kukwifuza, turagukeneye, turagushaka, turagutegereje, turakwifuza, turagukumbuye mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikomeye Mana zibe kuri twebwe, twereke agakiza kawe, twereke imbabazi zawe, twereke urukundo rwawe, twereke imirimo yawe, twereke imirimo yawe Mana, twereke umugisha wawe, twereke wa mugisha utanga ukazana ubukire, ntuwongereho umubabaro. Ndasenze mu izina rya Yesu, yerekane Jehova, yerekane mahoro yacu, yerekane ibyiringiro bizima. uyu aragushaka, afite amakuba, afite ibigeragezo, afite indwara, afite ibimumazeho igihe. Ndamusengeye mu izina rya Yesu, mutima urahagira cyane, ariko kandi ajya yumva hari umunsi ajya agira ibinezaneza byinshi bimeze nk'ibifite icyo bisura, bimeze nk'ibifite icyo bibanzirije. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo abone imirimo y'Imana, abone ubuntu bw'Imana, abone gukora kw'Imana, abone imigambi y'Imana, abone Imana isohoza ijambo ryayo. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'umwijima zihunge uyu mutima wifuza gushaka Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga za gishitani zihungire kure uyu mutima wifuza gushaka Imana. Ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga z'ibigeragezo, imbaraga z'amakuba zihunge zigire kure uyu mutima wahagizwa no kwifuza Imana. Ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zikomeye Imana zituma uyu muntu mutima umutunganamo, mutima umutunganire, we kumuhagararamo mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu, ibyo utamuhaye suko utabifite, ibyo utarakora suko byakunaniye, ndahamagara imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zisohoza ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zisohoza icyo Imana yavuze, zishyira ku mugaragaro ibihishwe. Ndasenze mu izina rya Yesu, kuko uri Imana ibishoboye, uri Imana ibirema, uri Imana ibikomeza. Ndasenze mu izina rya Yesu, kora ikidasanzwe Mwami, erekana kwera kwawe Mwami, erekana imbaraga zawe Mana, erekana urukundo rwawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Urahambaye, ufite imbaraga, ufite ubutware, ufite ubushobozi, urera Mana, urakiranuka. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru, kuko uri w'igitangaza, urakomeye, ufite imirimo itangaje werekanye Mwami, natwe turayizi, dufite ibihamya, dufite amabuye ashinze igirugare y'urwibutso rwo kuba twambukije Yorodani n'amaguru. Ntabwo twabyibagirwa. Ibi tubishingiraho rero tukwifuza, ibi tubishingiraho rero tuvuga kuri Imana yabikora, nibi wabirema, nibi wabisohoza, nibi wabikora, nibi wabituremera. Izina ryawe nirishimwe, remera ishimwe wera uri imbere yawe muri uyu mwanya. Umuremera ishimwe Mwami, remera ishimwe abera, remera ishimwe abagutegereje mu izina rya Yesu Kristo. Baremera ishimwe ry'iby'iki gihe mu izina rya Yesu Kristo, ibintu bya none mu izina rya Yesu, kuko uri Imana ikura abayo mu bwiza bajyana mu bundi. Ndagushimiye ko n'iki wagikora, ndagushimiye ko n'iki wakirema, ndagushimiye ko n'iki wagisoza. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nishyirwe hejuru. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kutwiyereka, urakoze kutwigaragariza. Izina ryawe nirishimwe, tugushimiye imirimo itangaje ukuriye muri iri sengesho ry'uyu munsi. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kuko uri Imana idushubije, uri Imana itwiyeretse, uri Imana ishohoje kwifuza kwacu. Twakwifuzaga, none uratwiyeretse, twagushakaga, none turakubonye, twifuzaga imirimo yawe, none urayidukoreye. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kutwiyereka, kandi ukaba uri kumwe natwe iminsi yose. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye kandi dushima, twizeye ko Imana ibidukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha nshuti yanjye, Imana ikumvire kandi gusubize, Imana ikwereka agakiza kayo, Imana iguhe guhana kuronka muri uyu munsi, ubonera ibyiza imbere y'Imana. Amanywa y'ihangu Imana ikwigaragarize, ku manywa y'ihangu, mu gitondo cya kare, museke utambitse, ku manywa ku gicamunsi, mu mugoroba, mu masaha y'ijoro, Imana ikwishurire, izuba ntirize kurenga, Imana itakuretse agakiza kayo. Urakoze ko abari kumwe nanjye muri uyu mwanya, nk'ibisanzwe uri kumwe n'inshuti yawe gukunda muri Kristo Yesu. Ndi Emmanuel Tuyishime, ndagukunda, ndagusengera, ndakuzirikana, nkwibuka iminsi yose kandi nkusabira ko nsenze. Imana y'amahoro nkorera iteka, iguhe umugisha utagabanije muri Kristo Yesu. Amen.